abantu bibazaga ku bijyanye n'abaryamana bahuje ibitsina. Reka ndivuge iki kintu mu kinyarwanda cyumvikana. Abaryamana bahuje ibitsina abantu benshi bagumye kubyibazaho, ariko ndabivuga muri kinyarwanda. Ni ibendera ikimenyetso, ibendera ry'abaryamana bahuje ibitsina ryazamuwe mu Rwanda, i Kigali hariya. Wakwibaza ngo iri bendera ryazamutse kubera iyi mpamvu, benshi bashobora kwibaza ibi byose. Kimwe n'ahandi mu bihugu bitandukanye, muri ambasade zitandukanye zikorera mu Rwanda, i Kigali hazamuwe amabendera asanzwe akoreshwa n'umuryango w'abaryamana bahuje igitsina. Ndavuga ku bagabo n'abagore, ubwo ndi kuvuga ngo abagabo baryamana bahuje ibitsina n'abagabo, abagore baryamana n'abagore bahuje ibitsina cyangwa se igitsina gore ku gitsina gore. Imibare yo kuva mu 2016 yerekana ko buri mwaka uyu munsi uberaho nyine ibikorwa by'impurirane, cyane cyane mu bihugu bisaga 130 ku isi. Ni ibihugu byinshi, hose hagiye harimo abaryamana bahuje ibitsina. Nezagira umuntu n'umwe wibaza ngo kubera iki abaryamana bahuje ibitsina bakomeje guterwa imbaraga, bari gufashwa, bari kuzamuka. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres mu butumwa yatanze mu kwizihiza umunsi yasabye ibigo by'ibinyamuryango bya Loni, ndize ntashidikanya ibigo by'ibinyamuryango bya Loni ni byinshi kuri iyi si ya rurema, kubungabunga uburenganzira bw'ababana bahuje igitsina. Uyu mwaka wahawe insanganyamatsiko yihariye cyane ivuga iti kwimakaza ubumwe buhoraho hatitawe ku bidutandukanya. Ni ukwimakaza ubumwe buhoraho hatitawe ku bidutandukanya. Guterres yahamagariye abayobozi guhuza ijwi rigamije kwamagana ivangura rishobora kuvamo ihohoterwa n'ibitero by'inkazi byibasira abanyamuryango b'abarezibiyeni cyangwa se aba baryamana bahuje ibitsina. Yagize ati mu gihe twizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe guharanira uburenganzira bw'abaryamana bahuje igitsina cyangwa se ibitsina, turacyahura n'ibikorwa bibabaje mu bice byose by'isi. Abanyamuryango b'abaryamana bahuje ibitsina, ndavuga abagabo baryamana n'abagabo, abagore baryamana n'abagore, cyangwa se igitsina gabo kiryamana n'igitsina gabo kiyumvanamo, umugabo umwe akumva ko ari umugabo undi nawe akumva ko ari umugore, bakomeje guhura n'ihohoterwa. Aha rero iritezwa cyangwa se itotezwa, imvugo zisesereza ndetse na bamwe bakicwa. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bike cyane muri Afurika yacu byubaha amahitamo ya buri muntu mu buryo aho nyine akora ibyo ashaka byose. Ubwo hizizaga kandi uyu munsi w'umwihariko, mu Rwanda hazamuwe amabendera, ndavuga hazamuwe amabendera basanze bifashisha cyane mu bikorwa byabo aba baryamana bahuje ibitsina. Ahakorera ambasade z'ibihugu zitandukanye zifite icyicaro mu mujyi wa Kigali hazamuwe aya mabendera afite amabara arimo ibara nk'iry'umukororombya mu kwifatanya n'abaryamana bahuje ibitsina no guhandanira nyine uburenganzira bwabo. Nk'uko bigaragara, ambasade y'Ububiligi mu Rwanda ibinyujije kuri Twitter yayo yashyizeho amafoto yerekana abaryamana bahuje ibitsina bazamura ibendera ryabo bwite, avuga ati kuri uyu munsi Idahobit 2023 dufatanyije n'umuryango ugamije nyine kubungabunga uburenganzira bwa muntu, amahoro, human respect, twazamuye ibendera riri mw'ibara ryerekana abaryamana bahuje igitsina. Twifatanyije n'umuryango w'aba ngaba, hiyongeraho kugira ngo tugere ku buringanire ndetse turwanye ubwoko bw'ivangura rikorerwa abawurimo bose baryamana bahuje igitsina. Ngayo nguko ibikubiye muri ibi byose. Gusa umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawo washimangiye ko wifatanyije cyane n'umuryango w'aba baryamana bahuje igitsina. Bagize bati twe nka UE twizerera mu buringanire no kutavangura kuri bose. Ibimana izabyihanganira. Ambasade ya Suwede mu Rwanda nayo
yunze mu rya babandi igaragaza ko ishyigikiye ko uburenganzira bw'abaryamana bahuje igitsina buharanirwa kandi nabwo bukubahwa. Yagize iti duharanira ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirizwa iteka ryose kandi kuri buri wese. Iyo nayo ni ambasade Loni isobanura ko idahobite 2023 hizihizwa mu guharanira ko buri wese afite uburenganzira bwo kubaho uko abishaka kandi atabangamiwe. Ni ukuvuga ngo nimba umugabo aryamana n'umugabo mugenzi we agomba kubikora atabangamiwe n'uwo ari we wese, nta muntu n'umwe umureba nabi. Ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda Omar nawe yunzemo avuga aya magambo bose bakwiriye kungana cyangwa se abantu bagomba kungana. Yagize ati nta rwango, nta kimwaro, nta vangura ndetse nta n'isoni, twemera kunga ubumwe mu bidutandukanya, turareshya. Ndabona ni darapo rwose arifashe mu ntoki ambasaderi wa Loni. Ngayo nguko nawe unyumvire ibintu ndimo genda mbona n'amaso yanjye. Mu Rwanda n'ahandi hose kuri iyi si rero umuryango w'abantu bafite ibyiyumvo cyangwa se ibyiyumviro bitandukanye ku birebana n'imibonano mpuzabitsina bahuje mu buryo nyine umuntu ashobora kuba ari umugabo mu bigaragara ariko yiyumva ko cyangwa yifata nk'aho ari umugore, mu gihe kandi bimenyerewe ko umugabo yifuza umugore mu gihe kandi cy'imibonano mpuzabitsina. Abo rero usanga nyine umugabo yifuza umugabo mugenzi we, umugore nawe akifuza umugore mugenzi we, akaba yicwende ntabwo kajya koga kandi ibyiyumvo byabo byose bikaba ari karemano. Nk'uko umuntu yiyumva ko umugabo w'igitsina gabo agomba kwiyumva ku mugore w'igitsina gore, ariko noneho ubu tuvugana umugabo ariyumva ko umugabo mugenzi we bakwiriye kubana nk'umugabo n'umugore, umugore nawe akiyumva ko umugore mugenzi we bakwiye kubana nk'umugore n'umugabo, umwe akaba umugore undi akaba umugabo. Uyu muryango ugizwe n'ibyiciro byinshi cyane by'abantu nyine bikubiyemo aba baryamana bahuje ibitsina, aho rero harimo inyuguti ya R ndende na G na B na T na K. Aha ngaha buri nyuguti ihagarariye icyiciro runaka kigize nyine uwo muryango. Naje ndimo ndeba iyi R ndende isobanuye lesbien ku bagore bifuza nyine kuryamana n'abandi, mu gihe G cyangwa se G igaragiye gay ihagarariye abagabo bifuza kuryamana n'abagenzi babo b'abagabo. Ubwo ni ukuvuga ngo buri nyuguti ifite icyo isobanuye. B ni bisexual isobanuye umuntu uryamana n'abantu bafite ibitsina byombi, ni ukuvuga ngo umugabo ufite igitsina gabo n'igitsina gore akaba bifite byombi rimwe rero akaryamana nabo bahuje igitsina. Ni ukuvuga ngo nimba afite ibitsina bibiri akaba yaryamana n'umugabo mugenzi we akongera akaryamana n'umugore wundi ku ruhande, ubundi rero akaryamana nabo badahuje igitsina. T iyita bayita transgender, ivuga abantu biyumvamo kugira igitsina bitandukanye nicyo bahuye nicyo bahawe nyine bavukana. Ni ukuvuga ngo ukumva yuko igitsina cyawe nimba wari umugabo ariko ukiyumvamo yuko uri umugore, amarangamutima yawe yose akiyumvamo yuko witwara nk'abagore cyangwa se icyo bitirirwa nyine magingaya barimo nyine n'ababa barihindurije igitsina. Iyi ki igaragiye ki, ijambo rikoreshwa cyane mu kuvuga abantu bose bisanga muri iyo byiciro, ndetse yewe bikanakoreshwa mu gusobanura neza abantu bakarimo cyangwa se abantu bakirimo kwiga ku byiyumvo byabo, akumva ataramenya neza icyo ari cyo byabo kuko bijyanye nyine n'imiterere y'imibiri n'igitsina cyabo, bashyirwa mu cyiciro. Aha ngaha naje kureba ijambo risobanuye Bibiliya icyo yaje kuvuga kuri aya magambo. Mu gitabo cy'Itangiriro Bibiliya ibice 18 hagaragaramo inkuru z'imijyi ibiri harimo Sodomu na Gomora, bivuga ko yarimbuwe n'Imana kubera ko ibyaha by'abari bayituye birimo kuryamana kw'abahuje ibitsina ndetse n'abagabo bashatse gusambanya abamarayika. Imana igira umujinya, Bibiliya ivuga ko nabo bari abagabo abo baje gusambanya abamarayika. Uretse Bibiliya
inkuru z'abaryamana bahuje ibitsina zagaragaye cyane cyane mu nyandiko ziri mu bice bitandukanye by'isi nk'uko nyine zagiye zivugwa. ahangaha mu Bushinwa mu myaka ya 600 mbere y'ivuka rya Yezu, mu Buhinde no mu basangwa butaka bari batuye muri Amerika mbere y'umwaduko w'abakoloni. Ngayo nguko ibikubiye muri ibyo byose by'abantu baryamana bahuje ibitsina. Mu Rwanda ibendera ryazamuwe ry'abaryamana bahuje ibitsina, nta kindi gisigaye. Bivuze iki? Bisobanuye ko nabo bahawe uburenganzira.